mwongeye kwirirwa. Ubuntu n'amahoro by'Imana reka bibe muri mwe. Hanyuma kuri iyi nshuro ndashaka kuvuga ibitambo by'amaraso byateguye umwaka n'umuryango wa Illuminati. Ibi bintu bifata uko ushaka, ariko ubyumve ngo ibi ni ibitambo by'amaraso byateguwe uyu mwaka n'umuryango wa Illuminati. Ni ibitambo bine by'amaraso byateguwe. Rero inshuti wowe unkurikiranye aho usengera hose, kwizera kwawe kose usenge, kandi ugira ngo ibi bintu bizanyure kure y'umutima wawe, kunyure y'ubuzima bwawe, utazaba igitambo cyabo. Ni ibitambo bine byateguwe n'umuryango, cyangwa se byateguwe n'umuryango ukorera mu ibanga, ibyo bita ngo ni abamurikiwe, abitwa ba Illuminati. Ni ibitambo bine byateguwe uyu mwaka. Igitambo cya mbere, bateguye ko hazaba ugupfa kw'abato, gupfa cyane cyane kw'abakiri bato. Ibwo ni kimwe mu bitambo Illuminati yateguye uyu mwaka. Icya kabiri ni impanuka zitandukanye Illuminati igambiriye guteza uyu mwaka. Icya gatatu ni intambara hirya no hino ku isi zizagwamo abantu batari bake. Icya kane ni ugupfa kw'abafite ijambo mu isi. Tuvuga ngo bamwe mu bantu basa n'ibyamamare, abo ni imwe mu bitambo Illuminati yateguye uyu mwaka. Nshuti, iyo tuvuze ibi bintu rimwe na rimwe hari igihe utabyumva, ariko Illuminati ni umwe mu muryango ukorera mu ibanga. Ubu mubona uko isi ibayeho, burya isi ntabwo iyobowe n'abantu nk'uko mwe mubibona. Hari imiryango yindi yiyoboye. Reka nze nguhe urugero rwa hafi, nk'igihugu cya Amerika, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe n'amaleta arenga 50 niba ntibeshye, atandukanye. Hanyuma iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwagiye mwumva abaperezida wenda bagiye bayitegeka mu buryo bukurikirana, mu buryo butandukanye, ariko amakuru ahari ni uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuperezida ugiyeho ntabwo aba ari we uyoboye, ahubwo aza aje gushyira mu bikorwa ibyo abandi bantu bapanze. Hari n'ujyaho atanazi ngo abamuyoboye ni abahe, ntabwo afata ibyemezo yumva ashaka. Uburyo ukurikiranye amateka y'igihugu cya Amerika, wakumva ari we wese yayobora. Uwo ari we wese yayobora, apfa kuba ari umuntu uzi kuvuga mu ruhame, ushobora kuba ari umuntu, ariko ukurikije ukuntu amateka yahariya yubatse, uwo ari we wese yayobora, kubera ko wowe uba usa nka stati cyangwa se nk'agakingirizo, ariko igihugu kiba kiyoboye, kubera ko abimika umuntu bamwimika bitewe n'ibyo azaza gushyira mu ruhame, cyangwa se mu bikorwa, y'ibyo azaza gushyira mu bikorwa. Ugasanga bagambiriye wenda yuko isi mu gihe runaka izaba imeze gutya, bagambiriye ko isi mu gihe runaka igomba kuba irimo intambara ahantu. Ibyo bintu bakabikora, bakabishyira mu bikorwa. Umuperezida ubuje ntabwo aba yemerewe kubihakana, ntabwo aba yemerewe gushyira mu nzira ashaka, yaba akunda intambara yaba atayikunda. Niba Illuminati, niba iriya miryango ikorera mu ibanga yateguye intambara, agomba kuza aje gushyira mu bikorwa iby'iyo ntambara. Nawe ubwe ushobora gusanga basa n'agakingirizo, ariko igihugu kiba kiyobowe n'izindi mbaraga nawe adashobora gusobanukirwa. Rero bimwe mu bintu bine nk'uko nabivuze, harimo gupfa kw'abakiri bato. Ibyo ni imwe muri proje yabo yo muri iki gihe uyu mwaka. Cya kabiri ni uguteza impanuka zitandukanye. Uzabona impanuka hirya no hino, kandi impanuka zigwamo abantu benshi. Icya gatatu, harimo intambara bashaka guteza hirya no hino ku isi, kugira ngo abantu benshi bapfe, babone ibyo bitambo by'amaraso. Hanyuma icya kane ni ugupfa kw'abafite ijambo mu isi. Hari abantu bamwe na bamwe bafite ijambo mu isi, cyangwa se abavuga bakiryana, ibyamamare bimwe na bimwe bigiye kuzapfa uyu mwaka. Niki Yesaya yabivuzeho?
nusoma 53 umurongo wa 10 uzabisome uzumva. Hanyuma hari ijambo rimwe nasomye rivuga ngo Kristo niwe gitambo kizima cy'abarokotse. Kristo niwe gitambo kizima cy'abarokotse umujinya w'iteka, ibyo bitambo bindi ntibizagira ubutware. So rero Kristo niwe gitambo kizima, Kristo niwe gitambo kizima cy'abarokotse umujinya w'iteka. Ibyo bitambo bindi wumva ntabwo bizagira ububasha, ntabwo bizagira ubutware, ntabwo bizagira ubushobozi. Uze gusoma Yesaya ibice 53 ku murongo waho wa 10. Hanyuma wumve, ntukwiye kugira ubwoba, ntukwiye gutinyishwa n'ibyo, ahubwo senga. Ikindi, wowe shinga ubugingo bwawe urindishe ubugingo bwawe Imana, kandi ntugarukiraho, urindishe abana bawe Imana. Ubugingo bwabo bushinganishe mu Mana. Hari abantu bari intushable, hari abantu badapfa gukorwaho bitewe n'uko bari ikimenyetso cy'amaraso. Abantu bari icyo kimenyetso bose, murabyibuka ibyabaye muri Egiputa. Marayika yaraje ararimbura abana b'imfura bose, arabarimbura, ariko ageze ku ngo z'Abayisiraheli ahasanga ibimenyetso by'amaraso. Abandi bose arabarimbura, ariko mu Bayisiraheli ntihagira n'umwe urimbuka muri bo. So rero Imana ikomeze gushyigikire, ongera ibihe byo gusenga, kandi wirukane ibyo bitambo uko ari 4. Uyu miryango nubwo iba yarabiteguye, ariko ntabwo irusha Imana yacu imbaraga. Mugubwe neza, mugire amahoro, imbaraga z'Imana zikomeze zibaganze. Shalom. Ikiganiro cyacu uramutse ugikunze wagisangiza bene so, kandi tushimiye namwe mwese mwakoze subscribe, nawe utarayikora, iki nicyo gihe cyawe. Imana iguha umugisha. Shalom, shalom, shalom. Mugubwe neza, imbaraga z'Imana, imbabazi z'Imana zikomeze zigwire mu mitima yanyu. Amen.